jamye ngo aba gutyo araryamye rero umva aba gutyo ngo aba gutyo njye sinayimenya nyine nahereye naryamye gutyo. Yes guys, nongera kuguhereza rero ikaze mu nkuru yacu cyangwa se inkuru y'agahinda, inkuru y'akababaro, wowe usigaye cyangwa se ukunda gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu kuri The Truth Inside. Ndakwifuriza amahoro y'Imana ndetse n'umugisha ndetse n'uburinzi bw'Uwiteka bukomeze bube mu muryango wawe aho uherereye, dore ko ibihe tuba turimo ni ibihe biba bibabaje cyane, ni ibihe by'agahinda, ni ibihe by'umubabaro. Dore urupfu rukomeje kujyana benshi, urupfu rukomeje gutwara benshi impande n'impande. Ni igihe cyo kugira ngo dusenge, dufate umwanya tugira dusenga Imana kugira Imana ikomeze kuturinda ndetse mu myaka dusigaje kuri ino si n'ibihe tugomba kuzamara kuri ino si. Rero mbere yuko ngoreza ikaze mu nkuru yacu, rero ndakomeza nkwibutsa yuko wakora subscribe kuri channel yacu ya The Truth Inside aho ubona hasi kugira ngo ujye ubasha kwakira inkuru yacu umwanya wo guhombya. Ndakwibutsa rero ko wari kumwe na muhungu wa Nyarwibati Chris nk'ibisanzwe, nkomeza no kwihanganisha ababuze ababo ndetse n'uyu mushiki wacu wabuze musaza, dore ko ni ibintu by'agahinda kubura musaza wakubaga hafi, umuntu wakunda kukuganiriza, umuntu wakundaga kuba hafi akakuganiriza mukaganira byinshi kuko mumuziranye byinshi nk'umuryango. Ni ibintu bibabaje cyane, ni ibintu biteye agahinda rero, dore ko ahanga inkuru nkuzaniye guys no kwihanganisha abasigaye, kuko nawe aho uri hose uramutse ubuze umuntu wawe byaba biguteye agahinda cyane, sibyo? Ariko nanone nashaka kubwira yuko muri ino nkuru cyangwa se iyi nkuru y'akababaro cyangwa se inkuru iteye agahinda, biteye agahinda, dore ko byavuzwe hirya no hino ndetse ku mbuga nkoranyambaga, dore ko byasaba gihe henshi cyane, benshi bagenda bamukomeza kwihanganisha uyu mushiki wacu wabuze musaza we ari we witwa Paul. Dore ko muri kano kanya ndashaka kuza kugusigira amwe mu majwi yagiye agaragaza cyangwa se muri interview yagiye afatwa ndetse n'andi matangazamakuru, irindi tangazamakuru ndetse hirya no hino. Ndashaka kugira ngo uze kwiyumvira ndetse kugira ngo wumve ubashe gusobanukirwa icyatumye uyu musaza wiyita Imana, dore ko aba bantu bagaragaye hirya no hino bafashwa n'abantu bagiye batandukanye, ko bagaragaye ku mbuga nkoranyambaga ahantu henshi cyane. Shaka rero kuza kugoreza umwanya nawe ukaza gutega amatwi tugaza gusobanukirwa icyatumye uyu muvandimwe cyangwa se uyu musaza w'uno mama cyangwa uyu mukobwa witabye Imana, icyatumye ahitanwa, nimba yahitanwe n'uburwayi cyangwa se hari iyindi mpamvu yaba yateye kugira ngo bibashe kuba byagenda nabi, umuntu abashe kuba yaba mu minsi yagenda cyangwa se mu bihe byagenda, ibihe bitari byo kwishimira cyangwa se bitanejeje. Sawa, reka mbareke cyangwa se mbasigire umwanya kugira namwe kubasha gusobanukirwa ndetse twongeye kuza gusubira mu mwanya. Mbabarire ntuze kubura cyangwa se ugira ahandi ugenda gushaka kugira ngo tubashe ubwo twatanyanye aho iyi video cyangwa itangira cyangwa se inkuru aho itangirira, ndagusa kugira ngo tuyisozeranye turi kumwe. Umutsi uri gutera nitabaje uyu mugabo araza kigera aranyamba, tumujyana kwa muganga, batubwira ko ngo yarashigaje iminota 3 ngo apfe. Nuko ubwo rero barambaye bamugeje kwa muganga, bamuteye nyine za serumu. Nuko batubwira nyine ubwo nyuma yaho amaze kuzazamukira, batubwiye ko ikintu cyagiye kumwica ngo yarabuze amazi mu mubiri n'isukari. Nuko ubwo ngubwo bamubuza kunywa inzoga, bamubwira ati ntuzongere kunywa ziriya nzoga zikurusha imbaraga. Yamwonga rero byasikaye bira bya nuzibiye mu macupa bigura ngo bari 1000. Nuko ubwo ngo bimaze kugenda gutyo rero niho babaye bavuga ati byarangiye yagagaye, kumurekera aho ngaho, atumwe kwiga mujyana kwa muganga mupfusha amafaranga y'ubuso, ubwo tumurekera aho ngaho gutyo bigenda gutyo, nuko nanjye nabibonye. Nuko nguko hanyuma se
hari ibimenyetso muri iyi minsi yagaragazaga bidasanzwe ese byaba bindi by'umuntu urwaye ntabyo rwose ntabwo yararwaye yagendaga umunsi w'ejo niho yiriwe aryamye naho ubundi yagendaga akaza akaryama umunsi w'ejo niho yiriwe aryamye gusa none se byibura ukimara kumubona ukimara kubona ko yapfuye yararanaga n'abo ngaba bandi yararanaga n'uyu uriya wundi arara wenyine uyajya kurana n'uriya buriya we mu gusamba no kugira ngo ahantu ugiye kwitera se buriya yasambaga noneho uyajya kuryama n'uriya atari uyu nguyu nta kintu wamubwira nose ko naje ko atanambwiye ko yarabwiye no hasi kandi nasanze yicaye hanze nigeze anambwira ko ati Paul yahanutse ku gitanda wenda yikubita se ntabyigeze ambwira ariko ari nk'uyu wenda yanambwiye kuko umushize n'uyu nguyu wabimbwiye ati Paul ari kuvuga guzwa harya ubura umukuru ninde n'uyu umwanya wanjye nta kintu wumvishe oya ntacyo wagiye kubona ubona yapfuye atanavuze ikindi se navuga ni iki usiye ko nta bushobozi ko nyine akarere kadufashije nta bundi bushobozi dufite ubundi imibereho ya buri munsi mwabaga gute mwaryaga bigenze gute kurya twaryaga ari umusore witwa Yago niwe wari watwishingiye wajyaga duha ibyo kurya ni nawe wadukodeshaga inzu ariko ntabwo yaherukaga kuza kuko nawe ngo yaje kugira ibibazo byo kurwara urumva nawe ntabwo yaherukaga kuza banywaga inzoga birenze rwose amafaranga bayakura he abantu babaha amafaranga abanyamakuru baza kubasura bakabaha amafaranga bakajya mu nzoga nta kindi cyari kibatunze ni inzoga byo hose niba nazo zanamwishiye zamurenze ntabwo wambaza rwose ariko inzoga bazinywaga itabi Yago we ndega n'uyu nguyu nuko uri guseka n'uyu itabi umwanya wanjye uri kwisekera yego adaseka oya namushika ibintu byo kunywa itabi mwabireka kubona biri kugira ngo ubuzima mu mwanya wanjye inzoga barabiyanye kwa muganga tubone isomo pe niki kibahangayikishije uyu munsi nk'umuryango ureberera nk'umukuru w'umuryango niki gihangayikishije uyu munsi ubona ko gikomeye niki gihangayikishije n'ubwo nyine ubwo umuntu wacapfuye kandi nta bushobozi ufite bwo kumushyingura imibereho yose nyine gutyo mbega murasaba ikintu cy'ubufasha harya witwa Petero shindi kubwabo samugera kugira ngo sindi kubwabo rero ngo byagenze gute umuvandimwe kugira ngo abavemo ubundi muherukana ryari duherukana ejo bundi ntabwo wari mu rugo njye niba hano nyine iyo baryamye nyine hafunze yewe ngira ngo rero nukuryama bisanzwe nanjye rero banginigire hara kwa Sherugendo mbaniyicarirayo gutana shinigire mbona kingurana natashye muri sangundi harafunze nanjye njya mu buriri nanjye ndaryama naje kujya kubimenye n'ingu mama mu gitondo batubona ibyuke Paul ngo byaragiye urara he ndara hano hano kumva takase cyatera aho nigeze mbyumva none ukimara kubona umuvandimwe bw'abana bose ubundi mumaze imyaka musabangira amaze kuva mu mwuka Paul ngo byashyiye gute nishe nabyakira gute she nababaye yarafite imyaka ingahe imyaka yo nayibuka 56 ariko abantu bari kuvuga bati umukoresha inzoga nyinshi ushobora kuba bizatuma umuvandimwe agira krizi akabura ubuzima ibyo koko neshinze ko atari umujoko wenyine none je no wenda babishinanye ntabwo namenya icyabiteye nyine ntabwo mbizi ubuse umuntu mwabanaga umunsi ku munsi nta nibarenga wajya kubona y'uburwayi yagaragazaga wenda akaba aribwo bwahise bumuhitana ko nabona ko ari muje mu batira bataka ngo wenda ngo ararwaye kwene mushiki ko ari nguko tiyevuga ati wenda ndagwaye ko nabona ko ari muje magenda nanjye nabigwa niki ntabwo nabimenye
Yes, nk'uko rero mwakomeje kubyiyumvira rero bimwe byagiye bivugirwa cyangwa se amagambo amwe yagiye avugirwa cyangwa ajya ahagaragara, icyatumye uyu muvandimwe cyangwa se uyu musaza uno mukobwa yitaba Imana, nabo ubwabo ntabwo baramenya icyatumye ubuzima bwe burangira cyangwa se icyamuhitanye. Urumva yuko nawe akeka ko wenda byaba ari inzoga cyangwa se ari itabi bakundaga kunywa, nk'uko rero tubikesha inkuru yacu cyangwa se mushiki wiwe atubwiye yuko nawe atazi icyamuhitanye cyangwa se icyatumye yitaba Imana. Rero uyu musaza we cyangwa se uyu musore mubona gutya ni umugabo, ntabwo ari umwana ko mukunda kubabona bangana nk'aho ari abana. Yitabye Imana afite imyaka 50 n'ibindi. Urana yuko agiye nabwo akiri muto, Imana imwakire kandi Imana ikomeze kubana n'abasigaye, kandi n'abandi nabo basigaye bakomeze kwihangana yuko Imana yamukunze kurusha uko twamukundaga. Rero nk'uko abangaba mwagiye mubamenya hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, ubwo itangazamakuru ryagendaga ribasura hirya no hino mu ngo zabo, ndetse banabakoresha ibiganiro bigiye bitandukanye, ariko muri bo rero hakaba havuyemo umwe ubashije kwitaba Imana, utuvuyemo. Imana imuhereze iruhuko ridashira aho hari, kandi Imana imubabarire aho yaba yarakosheje, imweze umutunganye, ndetse n'abasigaye mukomeze kwihangana. Mwe muri kuri The Truth Inside, nk'ibisanzwe rero mwibutsa nawe gusiga subscribe cyangwa se kudusigira comment hasi, ubutumwa hasi, mujye mudusigira ubutumwa hasi kugira natwe twumve ibitekerezo byanyu, ibitagenda neza ndetse n'ibyo mushaka kugira ngo tubongereremo. Muzamuha mukoze cyane kugira ngo natwe mukomeze kudushyigikira. Murakoze cyane.